Semuhungu afata igitsina cy'akakiza mu kabuno k'uwo mwana. Yes. Semuhungu Eric yafashwe tariki 9 Mata uyu mwaka akurikiranyweho ibyaha bitatu. Icyambere no gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato amahinga data. Ikindi cya kabiri gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ndetse no kuyakwirakwiza. Cya gatatu no gukangisha gusebanya. Dosiye ye ikaba yaroherejwe mu bushinjacyaha ejo tariki 14 Mata. Muri make ukurikije ibyaha akurikiranyweho ibihano byabyo kuko ni ibyaha bitatu, igihano gito kirimo n'umwaka umwe, ikinini ni imyaka 15 y'igifungo hakiyongeraho n'amande hagati y'ibihumbi 100 na miliyoni 2 ubwo bitewe n'icyaha. Muri make harabavuga ko abo yakoresheje imibonano mpuzabitsina barenze umwe bafite ishingiro barenze umwe. Iperereza racyakomeje, list ishobora kwiyongera. Gusa icyo tuba tubwira abantu niba hari undi yarakorewe ibyaha abikorewe nawe ntatinye kuza kuri gutanga ikirego. Abo yabikoreye n'abike gitsina abareze ubu ngubu n'abigitsina gabo. Semuhungu Eric. Yes, ngira ngo mwabyumviye ko uwitwa Semuhungu wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga isosiye yaguyemo incishe. Ariko nanone kuri case ya Semuhungu siyongera ngo dutindeho muri iki kiganiro, ahubwo ndagira ngo turebere hamwe ubundi ibintu bijyanye n'ubutinganyi byifashe bite yaba mu Rwanda. Ese Bibiliya yo ibivuga hiki? Ndagira ngo nyemerere tuze kubana muri iki kiganiro, wumve kugeza ku iherezo. Turaza kumvamwo ibintu byinshi kuri ibi byerekeranye n'ubutinganyi. Ikindi nanone niba utarakanda subscribe hano ku Rumuri TV show, nta kindi usabwa uretse gukanda uhanditse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kubana natwe ku biganiro tubagezaho ndetse n'ama updates tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka rero ntabatindiye dutangirane n'iki kiganiro, aho tuza kurebera hamwe ko muri iki gihe isi igezemo biri kugenda bihinduka cyane ku bijyanye n'imibereho y'abantu cyane cyane, ariko nanone ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Kimwe mu bibazo bikunze kuvugwa cyane akaba ari ikibazo cy'ubutinganyi. Bivuze ko ubutinganyi ari ugukunda umuntu mukaba mwakorana imibonano mpuzabitsina ariko mufite igitsina kimwe. Ahangaha ni ukuvuga ngo umugabo ku mugabo bakaba bakorana imibonano mpuzabitsina cyangwa se umugore ku mugore. Mu Rwanda rero iki kibazo ni kimwe mu bifite impaka nyinshi, aho bamwe babishyigikira ndetse bakavuga ko ababikora cyangwa se abo bakunze kwitwa abatinganyi ari uburenganzira bwabo, ari uburenganzira bwa muntu. Abandi bakavuga ko binyuranyije n'umuco nyarwanda ndetse n'imyemerere yabo. Ubutinganyi ni igihe umuntu yumva akunda cyangwa se akururwa n'undi muntu bafite igitsina kimwe, aho umugabo n'ubundi akunda umugabo cyangwa se umugore agakunda undi mugore. Ibi byitwa mu Cyongereza homosexuality, kandi abantu babibamo bakunze kuba bari bahuriye mu muryango witwa LGBT. Bishatse kuvuga ko mu magambo arambuye ari lesbian, gay, bisexual ndetse na transgender. Ubutinganyi mu mategeko y'u Rwanda ntibuhanwa, ntabwo ari icyaha, ariko kandi ntibwemewe nk'abashaka nko gushyingiranwa. Ngira ngo mujya mubibona nko mu bihugu byo hanze, aho rwose umugabo ashyingiranwa na mugenzi we cyangwa se umugore agashyingiranwa n'undi mugore. Abantu babana bahuje igitsina ntibafungwa kubera ibyo hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ntibashobora gushyingiranwa byemewe n'amategeko. Itegeko nshinga n'andi mategeko y'u Rwanda ashyigikira uburenganzira bwa muntu, ariko agashingira ku muco nyarwanda ndetse no kugendera ku ndangagaciro z'igihugu. Abanyarwanda benshi rero bafite imyumvire ko
ubutinganyi atari umuco nyarwanda. Benshi babifata nk'ikintu kinyuranyije n'indangagaciro z'imiryango, ariko kandi hari urubyiruko ruri kugenda rufunguka ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Hari imiryango ndetse n'imiryango itandukanye yatangiye kugenda iganira kuri ibi bibazo. Ibi rero bigatuma habaho n'impaka hagati y'umuco gakondo ndetse n'impinduka z'isi. Ibi bintu rero nabyo bifite imbogamizi ku baryamana bahuje ibitsina. Hari imbogamizi bagenda bahura nazo. Abantu baryamana bahuje igitsina mu Rwanda bashobora guhura n'ibibazo nko kunanirwa kwakirwa n'imiryango yabo, gukekwa cyangwa gutotezwa, gusekwa cyangwa gutotezwa n'abandi bantu, kubura akazi cyangwa guhezwa. Ibi bintu bikaba bitumwa bamwe babaho mu ibanga cyangwa se babatinganyi bakabaho mu bwihisho bakihisha cyane, aho batinya kuvuga ko ari abatinganyi nk'uko ari ryo zina rimenyerewe cyane. Hari ibitekerezo rero bibiri bikomeye kuri iyi ngingo. Ababashyigikira bavuga ko umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo uwo akunda, ndetse bakavuga ko nta muntu ukwiriye guhohoterwa kubera uko ateye. Hanyuma rero abatabishyigikiye nabo bakavuga ko binyuranyije n'umuco ndetse n'imyemerere, bidakwiriye gushyigikirwa mu muryango nyarwanda. Ubutinganyi mu Rwanda ni ingingo igifite impaka nyinshi. Nubwo ubutinganyi butari icyaha, ntiburemerwa. Aha ni ukuvuga mu bashyingiranwa n'amategeko, kandi imyumvire y'abaturage iracyabifata mu buryo butandukanye. Gusa icy'ingenzi ni uko hagomba kubaho kubahana ndetse no kutavangura. Ubwo ni ukuvuga ko ukora ubwo butinganyi atagakwiye kuvangurwa n'abandi cyangwa se ngo ahohoterwa azira uko ameze cyangwa se iyo miterere yo kuba akunda uwo bahuje igitsina. Ese ubutinganyi ubundi mu buryo noneho bw'iyobokamana, cyangwa se Bibiliya ibuvugaho iki? Mu bihe tugezemo usanga hari impaka ndende ku bijyanye n'ubusambanyi bw'abahuje ibitsina cyangwa se ubutinganyi, haba mu mico, muri politike ndetse no mu madini. Abantu benshi bibaza niba koko Imana yanga abaryamana n'abo bahuje igitsina, cyangwa niba ari ibintu by'umwihariko w'umuco w'igihe tugezemo, cyangwa niba byarahozeho. Ubundi abaryamana bahuje ibitsina Imana ibavugaho iki, cyangwa se ijambo ryayo ribavugaho iki? Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo bagirane umubano wihariye. Uwo mubano ugaragaza urukundo, ukabafasha kororoka ndetse no guheshanya icyubahiro. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 27 kugeza ku wa 28, umwanditsi aragira ati: nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, yabaremye ari umugabo n'umugore. Imana ibaha umugisha iti: mubyare mwororoke mwuzure isi. Uyu mugambi w'Imana kandi ushimangirwa na Yesu ubwe, aho muri Matayo igice cya 19 ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6 havuga hati: nawe arasubiza ngo ntimwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri. Ibyo bituma batakiri babiri, ahubwo barabaye umwe. Nuko icyo Imana yateranyirije hamwe umuntu ntashobora kugitandukanya. Ibi byerekana neza ko umugambi w'Imana ku mibanire mpuzamitsina ari uwo hagati y'umugabo ndetse n'umugore binyuze mu ishyingirwa. Gusa abantu benshi baribaza bati: ese ubutinganyi ni icyaha mu ijisho ry'Imana? Igitabo cy'Abalewi
igice cya 18 igice cya 18 ku murongo wa 22 kibivuga neza kigira kiti ntuzaryamane n'umugabo nk'uko baryamana n'umugore, ni ikizira, cyangwa ntugatinga abagabo, ni ikizira. Nanone mu Balewi mu gice cya 20 ku murongo wa 13 handitse ngo umugabo natinga undi bose bazaba bakoze ikizira, ntibakabure kwicwa, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Iri jambo ikizira mu Giheburayo bivuga ngo toeva risobanura ikintu Imana yanga urunuka. Murabyumva neza ko uretse ko mu bihugu bimwe na bimwe usanga bidafite amategeko yo guhana abatinganyi cyangwa se aba bakora ibintu byo kuryamana bahuje ibitsina, ariko imbere y'Imana ni ikizira. Abantu benshi rero bakibaza batese kubera iki ubutinganyi bukomeje kwaguka mu isi, kubera iki ari ibintu cyane cyane noneho usanga mu bantu b'ingeri zose, yaba mu baba mu bwihisho, ubwo ndi kuvuga abantu batari ibyamamare, dore ko mu byamamare ho ari ibintu bisanzwe cyane ndetse binagezweho, aho ibyamamare byinshi usanga habarizwamo abatinganyi, nubwo no mu ngeri zose zigiye zitandukanye usanga aba baryamana n'abandi bahuje ibitsina babamo, nubwo abenshi baterura ngo babivuge ugasanga babikorera mu bwihisho. Ese inyungu z'ubutinganyi muri make ni izihe? Abenshi bavuga ko abatinganyi babibonamo amafaranga bitewe n'imiryango itegamiye kuri leta iba ibashyigikiye ndetse ikabatera inkunga, kubera ko ngo ubutinganyi buba butemewe n'abantu. Abenshi usanga baraciwe mu miryango, abandi ugasanga ibibazo by'imibereho bibakomereye bitewe n'uko ari abatinganyi, kubera ko dore ko hari abantu benshi usanga bakunda kubigaragaza, yaba mu myambarire yabo, yaba mu migendere, mu mivugire, bigatuma ahantu hose bakomanze bashaka nk'imirimo babishisha. Ni naho usanga rero iyo miryango ariho yaziye ikajya ifata abo bantu, dore ko hari n'amasosiyete bagiye bahuriyemo, ugasanga rero iyo miryango igenda ibatera inkunga mu buryo buri financial, ibaha amafaranga. Ugasanga benshi bavuga ko bagiye muri ibyo by'ubutinganyi bakurikiye amafaranga, ariko abandi bakavuga ko ngo ariko baba baravutse. Ese wowe udukurikiye, ubutinganyi kuri wowe ubwumva ute, ubufata ute? Ese kuba umuntu aryamana n'uwo bahuje igitsina niko koko aba yaravutse, aba yararemwe, cyangwa ahubwo abenshi babijyamo kubera amaco y'inda? Igitekerezo cyawe gitange muri komenti, hanyuma turebere hamwe uko ibingibi bijyanye n'ubutinganyi biteye, cyane cyane mu Rwanda. Si mu Rwanda gusa, kuko ni ibintu byinshi, ni ibihugu byinshi bibamwo abatinganyi cyangwa se bikorerwamo ubutinganyi gusa. Hari ibihugu bibyemera, hari n'ibihugu bibyanga ikizira, dore ko hari ibihugu twifashije nk'urugero rwa hafi nk'igihugu cya Uganda, rwose iyo ugaragaweho cyangwa se ugaragaweho kuri umutinganyi urafungwa. Hakaba ari n'ibindi bihugu noneho by'umwihariko byo mu bihugu by'Abarabu ho abatinganyi baricwa, bahanishwa igihano cy'urupfu. Ese mwebwe murumva ibi ngibi byagakwiye ko umuntu aryamana n'undi bahuje igitsina? Ese wowe ubyumva ute? Bitubwire muri komenti kugira ngo dukomeze kugenda twungurana ibitekerezo. Ariko nanone mumfashe nshimire, munyemerere nshimire mwese mwamaze gukanda subscribe, n'abandi bagiye kwikora none Imana ibaho umugisha. Nukanda subscribe wibuke gukanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, kugira ngo buri uko dushyizeho inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kuba mu ba mbere mu kubona ibyo tuba twabateguriye.